rwose baza kugirwa abere biza no gutuma atakaza akazi ke yari afite. Murabizi ko n'ubundi ni umukozi bisanzwe, ntago ziriya nshingano yakoraga muri APR ntabwo yazemberwaga, hari akazi gasanzwe yari afite aza no kugatakaza. Rwose aza gutakaza akazi ke, akigera muri sosiyete asanga n'abantu bo muri APR nabo bamutereranye. Rwose bita Jangwani, ndagira ngo afana w'ikipe ya APR rwose mu mwereka urukundo, udutima tw'umukara n'umweru muri comment muvuga muti rwose bita Jangwani wacu turi kumwe turakwemera cyane, kuko muri iyi minsi rwose ni umwe mu bantu ubona ko rwose batorohewe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, dore ko kuva agiye hari bari rwose ubona ko yatakaje akazi ke, yatakaza audience, kuko abantu bamukurikiranaga cyangwa se abantu bamwumvaga rwose ubona ko baragabanyutse. Ubona ko ikintu kijyanye no kuba urukundo rw'abafana ntago ari kurubona muri iyi minsi, rwose mugaragariza icyo bita urukundo, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Turebe ko bita Jangwani twakongera tukamubona agenda atangaza, agenda ahangana n'uwo bita Wasiri, tukareba ko ibintu bimeze neza cyane. Ubundi iyi APR rwose hari icyuho turi kubonamo kuri iyi match ya Pyramide, rwose turi kubonamo icyuho kiremereye, dore ko nk'iyi match ya Pyramide ubundi yagakwiriye kuba hari ayandi magambo ari kuvugwa, habaye hari ibindi bintu biri kuba byagenda byaba, ariko kuko bidafite wa muntu ubishyushyamo cyangwa se umushyushya rugamba nk'uwo bita Jangwanovic, rwose ubona ko ari ibintu bizagorana, ari ibintu bishobora kuzasaba imbaraga n'agatuza. Abafana kuza kuri stade ubona ko nyine murare mu bafana, ubona ko nyine hari icyuho cyajemo, ubona ko hari imbogamizi zirimo. Rwose uruhare rwo bita Jangwani naha rugaragarira, rwose uruhare rwo bita Jangwani nanga rugaragarira, dore ko abafana ubona ko bagabanyitse ku kibuga, ukabona ko ambiance mu ikipe aho gutakagiza abakinnyi ubona ko rwose byagabanyitse, ubona ko ukuboko ko bita Jangwani kugaragara. Ubwo ni ukubanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira mu yo bita epi bahita nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Imwe mu ekipe rwose ashobora kuza Saragoringa muri iyi shampiyona, nshingiye ku mikinire ndi kubona, nshingiye no ku mitoreze y'uyu mutoza. Rwose iyi kipe ya APR ishobora kuzagorwa n'ibintu bitandukanye, kubona resultat bikajya bigorana. Nko ku mugoroba yakinaga umukino wayo wa mbere wa shampiyona, aho yahuraga n'ikipe mu karere ka Gicumbi yitwa Gicumbi FC. Rwose imwe mu ekipe azamutse mu cyiciro cya kabiri, iva mu cyiciro cya mbere rwose iza mu cyiciro cya kabiri, itwaye n'igikombe cy'icyiciro cya kabiri, iza gukina na APR nayo yatwaye igikombe cya shampiyona. Ubwo ku munota wa gatandatu gusa ikipe ya APR yari ifunguye amazamu rwose ku gitego cy'uyu mutaramu bamwita William Tugwi. Rwose uyu mutaramu ameze neza cyane kuri pasi yo bita uyu mutaramu bita Meme Raufda, rwose umwe mu bakinnyi bameze neza cyane, umwe mu bakinnyi bari kugenda bigaragaza muri Sekafa. Yaratwiyeretse, turavuga tutireka turebe no muri shampiyona uburyo bigomba kugenda, kubona ko rwose no muri shampiyona akomeje kugenda akomereza kuri ritime yari ariho muri Sekafa. Rwose uyu mutaramu akomereje kuri ritime yari ariho muri Sekafa Kagame Cup. Ubwo no kubanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba ko ubita Memere dazakomeza kugenda atanga izi assist cyangwa se atanga izi passe rwose za nyuma zivamo ibitego, ukareba ko ibintu byarushaho kugenda bimera neza cyane. Ubwo ku munota wa 18 gusa ikipe ya Gicumbi nayo yaje gutsinda igitego rwose cyagizwemo uruhare n'umuzamu pepe. Abantu benshi baratakambye bararira barapfukama baravuga bati rwose ikipe ya APR nirebe uburyo yakongeramo umuzamu. Rwose ubuyobozi ntibwagira icyo bubikoraho, ariko icyuho mu izamu ry'ikipe ya APR harimo icyuho, harimo ni icyambu rwose, ni ikiraro. Ubona ko mu izamu ry'ikipe ya APR rwose ntago hizewe, umutekano wawo ntago wizewe 100%. Rwose ubona ko hari byinshi bitandukanye, ubona ko bisabwamo kugira ngo wenda ikipe ya APR bakitwara neza. Uyu muzamu bita Ishimwe Pierre ni umuzamu wasubiye hasi. Rwose abafana baravuze bati uyu muzamu nta kirimo, uyu muzamu ni umuzamu aho ngaho waye, ubona ko nta byinshi nta bihambaye wamwitegaho. Ubona ko rwose igitego batsinze ikipe ya APR, ubona ko rwose harimo n'uburangare bw'umuzamu, nubwo na defense nayo ari uko. Rwose na defense nayo ntago wavuga ko yamubaniye, ariko nawe nk'umuzamu nawe agomba kugira byinshi akora wenda bituma abantu batekereza ko ari umuzamu uremereye. Umuzamu uremereye agaragarira ku bantu cyangwa se agaragarira ku cyo bita ku mahirwe ya adversaire aremereye, niho ugaragariza ko uri umuzamu uremereye. Ariko wita Ishimwe Pierre rwose akomeje kugenda atanga abagabo uko bwije nuko bukeye. Rwose ubona ko uyu mutaramu ibyo bikomeje kugenda biyoberana. Ubwo ikipe ya APR abantu bakibaza bakavuga bati se izajya imbere ya Pyramide ifite abakinnyi nk'aba ngaba binzazame bari waye, ubona ko rwose ibintu byo kuba bagenda bitwara neza mu mukino bari kugenda basa nkaho babihunga. Rwose nk'uyu mutaramu bita Ishimwe Pierre, rwose ubona ko ikijyanye no kuba yagenda atanga umusaruro, rwose ubona ko biri kugenda bigorana. Abantu bari kuvuga bati nta muzamu
umuha icyo bita umuha icyo bita competition uhari, yaba Adolphe na Ruhamya Nkiko ntabwo ari abazamu wajya gupima kuri uyu mutaramu bita Ishimwe Pierre wamaze sezo zirenga 3 akina abanzamo rwose mu kipe ya APR, nubwo yari ya APR yakinaga n'amakipe ari ahawayawaye izo za Rayon Sports zasezeraga mu cyiciro cya mbere zikongera zikagaruka, yaba n'amakipe agiye atandukanye, nyine ubona ko yari atarisobanukirwa, ariko ubona ko ubu ngubu ibintu byahindutse. Ubwo rero kubanga amaso tukareba uburyo bimeze, aravuga bati ikipe ya APR ifite ibibazo bibiri gusa, biramutse bikemutse rwose ikipe ya APR yatanga umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Aravuga bati mu izamu harimo ikibazo kiremereye, abandi bakavuga bati rwose mu kijyanye n'imifanire aho ubona ko ari ibindi bindi, ubona ko abakinnyi nta morale bafite, abakinnyi barakeneye support y'abafana, abafana ntabwo bari kuza uko bikwiriye, ntabwo bari kubiyereka uko bikwiriye, ntabwo bari kubiyereka uko babikekaga rwose. Ikipe ya APR yasinyishije abakinnyi bashya, yasinyishije intwaro nshya, ba Memeri Dao, ba William Meri Togi n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye mo ba Ronald Sekiganda, ariko abafana nta matsiko nta mashyushyu bigeze bagerayo kuza kureba abataramu wabo rwose. Ibyo nabyo ni bimwe mu bica intege abakinnyi rwose, ibyo nabyo ni ibica intege abakinnyi rwose, bigatuma wenda batatanga umusaruro kugira ukijana ku ijana, kuko ushingiye ku ikipe ya APR uburyo imeze ugashingira ku buryo bibakitse rwose, ubona ko iratanga 60% pepepepe, iri gutanga 60%, hakeneye n'iryo 40 ngo rizi ikipe ya APR itanga 100%, kuko ntabwo byumvikana ikipe nka APR ifite abakinnyi nk'aba ba William Tugina, ba Memeri Dao na ba Shehe Jibril Watara kuza ikagaragurika imbere ya Gicumbi, nubwo uwo bita Watara agaragaye muri uyu mukino, ariko ikipe ya APR rwose ubona ko harimo itandukaniro riremereye. Gutsinda Gicumbi wasitaragurinze rwose nabyo ni ibintu biba bisa nkaho bitumvikana, yaba ku buyobozi, ubwo abantu benshi bakibaza ku mitoreze cyangwa se ku mipangire ya ekipe, bakareba uburyo bimeze bakavuga bese bimeze bite, se ni APR yoroshye cyangwa se ni ama ekipe adversaire aremereye rwose. Ubona ko ari ibintu byo gukomeza kugenda twibazaho, tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira, ariko ubona ko rwose ikipe ya APR uyu